buri iyo umusebeje ukavuga ngo agira gahuyu nyine usa n'ugize n'umwiciye izina kabisa, kuko kuriya ubu mwandagaje hano hanze, kuko nawe urabizi abipfuwetsa bahita bazamukira bavuga ati agira gahuyu. Urabona ko hari bamwe batangiye kuza babyemeza, urumva baba bagenda bamenshoningamo babuze undi muntu bamenshoningamo mu buryo bahise bavuga ngo ni Nyambo, ariko sibyo. Ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV. Ni umuhungu wanyu Olidi from Rubeji, the front of the evil. Uyu munsi twakiriye kuri front of the camera, twakiriyeho umuhungu wanyu Debori Banga Karebu, twakiriye kuri Dreamax TV. Yesu ni umuhungu wanyu Shimwe Karebu, come Debori Banga, the bad man, the game changer kuri iyi mihanda. Uyu munsi wa none kuba naje kuri kamera nuko ibintu bitari bisanzwe, ubundi mwamumenyereye behind the camera, ariko uyu munsi nize kuri kamera za Dreamax TV. Ntabwo mwamuherutse kumbona kuri kamera za Dreamax TV, rero bivuge yuko ari ibintu bidasanzwe uyu munsi wa none. Wowe tera agatebe gusa wicare kuri Dreamax TV, niba warakoze subscribe ubundi twirire show, nibyo twebwe twiberamo kuri Dreamax TV. Ya ndabizi kubwo uje hano kuri kamera ewana ari wowe waje kukifatira, abo tuba tuzi ko ari ibintu byadanjije kudutamo. Mwebwe mwakomeje gukora subscribe kuri Dreamax TV, mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi noneho turagira ngo Debori Banga aze kudutamo kabisa, tubwire Banga yatuzaniye uyu munsi, kuko ibintu aba ari bidanje gusa kuko iyo yizeye kuri kamera murabizi aba ari show kabisa, nta bintu byafu abaje kubabwira usibye kuza kubatamo imizigo igezweho, amakuru agenda tureninga hano hanze kabisa. Umunsi rero ikintu tugiye kwibandaho, uze kumbabarira Olidi, uze kumbabarira twibande ku kintu, tugaruka ku bintu birimo biragenda bivugwa kuri iyi mihanda, birimo biragenda bivugwa, tuze ngo tubahe idonido kabisa. Rero Olidi mfasha inkuru tugiye kugarukaho ni inkuru irimo iraca ibintu kuri iyi mihanda, inkuru y'umukobwa bita DJ Crash ndetse na Miss Nyambo. Iyi nkuru rero imaze guca ibintu hano hanze, bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko urebye nyine uko inkuru bagenda bayivuga nuko yavuzwe ntabwo ariko bimeze. Wowe rero kuba waje no kuri Dreamax TV ni ukuza kudusobanura ukatubwira imva uko bimeze, ibyo abantu bipoza ese nibyo ni ukuri cyangwa se uze guhinyuza nyine woze kutubwiza ukuri, kuko uba wiziye ewana tuba twaje kumenya ukuri kose kuri aha hanze. Rero ngenda nkabanza nkakubita icyumvirizo, nkabanza nkumva bose barabivugaho iki, bimeze gute, ubundi byose tukabihuriza hamwe tukaza imbere ya kamera za Dreamax TV kugira ngo tubabwire amakuru neza, mumenye ngo ibintu bihagaze gute, biri kuva he bikajya hehe, ese ibi ni ibiki, ibi bintu uko bitahoze kuva na kera, ibi bintu ni ibiki. Rero Debori Banga uko ukomeza ugenda gutyo ukunyikisha amatsiko kugira ngo nze kumva iyo nkuru, nanjye nateze amatwi naje kumva aho byaturutse nuko bimeze, aho biri kugenda biherera. Urawaza ukadutamo ugatangira ukabwira abafana, ari benshi bateye agatebe bagenda bavuga ati ariko kataza kudutamo nkatubwire inkuru uko imeze kabisa. Rero inkuru uburyo imezemo, bamwita DJ Crash, abantu benshi baramuzi, abantu bakunda gukurikirana ibintu by'imiziki showbiz yo mu Rwanda ntabwo bayoberwa DJ Crash. Yari ari mu kiganiro bita Funny Code kwa MI Empire, ni kuri channel ye bita MI Chopper, niyo yari ariho muri icyo kiganiro bita Funny Code. None DJ Crash barimo baragana Irene, arimo arabivugaho, yavuze yuko ikiganiro cye nta bwenge bwinshi, icyo kiganiro nta bwenge bwinshi. DJ Crash rero bari mu kiganiro kigezemo hagati, arangije abwira Irene ati ngewe buriya nshobora kwitera umubavu cyangwa se parufe y'ibihumbi 500 ariko nkambara nabi. Barakomeza kugenda baganira gake babashije kubona icyo kiganiro, barabibonye. Ageze arangije amwe ati hari umukobwa tuziranye, reka ibintu bivuge kuri kamera, ati tuziranye unuka. Ase nge ntabwo niyumvishije ukuntu nyine umubebi yagiye kuvuga kuri kamera nyine ngo umuntu ngaranuka, uko bisa kose ashobora kuba yaramuhannye kuva kera, amubwira ati ese ntabwo ujya wumva ikibitera, ahubwo byamurangira Olidi mfasha buri kantu kose turaza kugenda tukagira akantu ko kandi. Bamaze kuganira rero akamubwira ngo hari
umubebi nzi unuka ni umucuti wanjye. Abantu benshi bagiye bambwira ngo nzamugire inama yuko nyine afite agahumuro katari keza, nyine abantu barimo barabyumva. Aya bakita agahuyu, ntabwo ari agahuyu, agahuyu nayo ukabya agahuyu ngo nakubugari. Noneho arangije barimo baragenda baganira, yongeramo akantu kagira kati ni inshuti yawe, ni umubesto wawe, ni umucuti wawe wa hafi. Rero amaze kumubwira ngo ni umwe mu bacuti be ba hafi, abantu aho ngaho nta kindi bahita batekereza. Bati bamwe mu bacuti be ba hafi ba Irene ndetse bakunda no gukorana ibiganiro, bahita bati ubwo niba atarayisha, Irene nawe yarabyivugiye arabatse yaba arayisha, amwe ati wapi ntabwo ari we. Ubwo undi muntu bahita bashyira muri poropozo, bahita bavuga ati ibyo ari byo byose ashobora kuba ari Nyambo. Nyine nge ikintu nibaza uburyo bahise baza kumentioninga uti ni Nyambo. Buriya umuntu avuga umuntu asanzwe hari uko amuzi, urumva buriya kuba barahise bavuga ngo ni Nyambo, kandi nzi ko kuri MI hajya hazaho abantu benshi ba Miki niho bakorera, Nyambo nawe abahari, hakazaho n'abagendana nabo bakora ibintu by'imiziki ba Dorcas na ba Vestina, hakazamo n'uriya n'ubundi Nyambo n'aba Aisha. Kubera iki bahise baza kuvuga yuko ari Nyambo? Buriya iyo uvuze umuntu hari ukuntu uba umuzi, ntabwo wapfa kumentioninga umuntu utari umuzi. Ubwo uko biri kose ushobora gusanga bataragiye kure y'ukuri. Icyo ni ikibazo cyiza umuntu wese uri no kureba iyi video yakwibaza. Ariko ndagira ngo nitujya kuri biriya bintu, nubwo abanyarwanda bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ibusa imusozi, dukome urusyo dukome n'ingasire, sibyo? Urabona biriya bintu kuzamuka, yego abantu bahita bizamura ni abantu be ba hafi cyane baziranye, kandi na biriya bintu guhita bizamuka kura ntabwo waburamo n'amashyari y'abantu. Amashyari y'abantu ashobora kuzamo, aya mashyari bwo ntabwo yabura, ariko nanone nyine nge kandi icyo gihe sibyo, icyo gihe niba ishyari niba rijemo, umuntu yari asanzwe wenda agufitiye ishyari, hakazamuka ako kantu, ahita akora ku buryo ki avuga ati ni runaka nta wundi, kugira ngo aguteze abantu. Ariko sinzi niba abantu icyo kintu bagifata bakagiha agaciro. Ibaze wenda ari n'umujama, wenda ashobora no kubyihanganira, ariko ibaze kuba ari umwana w'umukobwa, sibyo? Barangiza bakavuga ngo nkuko ari kwivanga afite ako nyine umva ngubwire Deburi Baga, urumva buriya kuriya nyine ni ukumusebya, kandi urabizi nyine Miss Nyambo mu bakobwa nyine bakina ibintu bya filime bafatiraho n'icyitegererezo, mu bakobwa beza bajyaga bavuga arimo. Buriya iyo umusebeje ukavuga ngo agira agahuyu, nyine usa n'ugize n'umwiciye izina kabisa, kuko kuriya ubu mwandagaje hano hanze, kuko nawe urabizi abipfuwensa bahita bazamukira bavuga ati agira agahuyu. Urabona ko hari bamwe batangiye kuza babyemeza, urumva nyine baba bagenda bamentioningamo, babuze undi muntu bamentioninga mu buryo bahise bavuga ngo ni Nyambo. Ariko sibyo ibyo bintu, reka tugende nyine n'abantu buriya ntibajya bumva n'ibintu bajye bashyiramo n'inyurabwenge rimwe na rimwe. Urumva niba ikintu kije gutyo nyine bagahita bavuga ati ni runaka, ese sibyo? Wenda bari nk'umuntu usanzwe wenda hari igihe twabyumva, ariko afite amafaranga, sinzi afite amafaranga kandi hari imibavu inarenze yarwanya n'icyo kibazo. Sinzi, abantu dukwiye kwibaza ngo kubera iki ari we bahise bazanamo, oya buriya nubwo nyine nge hari ibintu najya numva, uramutse nyine ufite agahuyu uko akitere mu bavu kose, n'ubundi mu bavu ibaza wahuye n'agahuyu ikintu wabyara, ibaza ikintu wabyara bro, aho wabyara ikintu gikomeye bro, njye ubyemera. ahubwo nge ndibaza ko bavuga ngo wenda ngo umuntu kuba yagira agahuyu biterwa no kutoga, kutikorera amasuku nyine imyenda yiwe. Ese Nyambo ko tubona ari umuntu w'umusirimu, umujene umeze neza, ibyo bintu si ukumuharabika, si ugushaka kumwiciriza? Oya ndagira ngo sibyo, kangere ibintu wenda duhuza, sibyo? Duhuza kugira ngo turusheho kuza kubyumva neza. Dore impamvu zishobora kuba zarabiteye kugira ngo abe ari we bavuga. Ikintu cya mbere, nge sindi hano kugira ngo muburanire, sibyo? Simuzi, sanzi, nta n'ikintu dupfana. Uri umuvugizi? Sindi n'umuvugizi. Bishobora kuba biba ari byo koko,
simbihakana simbyemeye, bishobora kuba kuko ari byo kuko wenda gafite simbizi. Ikindi bashobora kuba bamubeshyera. Icya gatatu ashobora kuba ari umuntu ushaka kumuharabika kugira ngo amwicire izina rye. Kandi buriya n'ikindi kintu buriya abantu badatekerezaho, hari nk'ukuntu wenda ashobora kuba ari nk'umuntu bagize nyine gutya amwimakwaje kwa pura agahita avuga ati uko bimeze sibyo, uko bimeze none njye nawe noneho njye nawe tugiye guhanga noneho turebe uzabihomberamo. Ako nyine hari n'ikindi kintu nyine baba bavuga niba ari umuntu waba waragize nyine akaba yaramwimikwaje kwa pura agahita avuga ati ngiye guharabika runaka, ndahita avuga ati kariwe ngenda namuzi. Noneho ku kindi kintu wari kuvuga ngo wenda ngo ni umusitari ngaroga, hari ikintu njya numva bavuga sinzi niba ukizi, njye nta hantu ndakibona, ngo umuntu ngo anuka igikara, ngo kandi ngo umuntu ngo buriya ngo unuka igikara, ngo niyo ngo yakogate niwe wazana umuzayi, ngo niyo wamukubita ipaki ngo igikara gikomeza ari igikara, niyo wamwinika muri parufe apfa kuba avuyemo gusa igikara gihita kizamuka. Kandi ngo kunuka igikara nyine si uko nyine umuntu ari igikara sibyo, niyo ngo yaba ari inzobe yarigenga nuka igikara. Ahubwo se hari n'abantu nyine ko da ibyo bintu bishobora kuba bibaho, kuko hari n'umuntu ushobora gusanga nyine akiva muri dushe akoga akisiga fresh akitera no mubavu, ako mwakata nyine mwagenda iminota 20 ugahita wumva nyine agahuyu kabaye agahuyu kagira nkaho hafi. Rero sinzi abantu bino bintu urwego bari kubifataho. No mu minsi yashize abantu babonye ikiganiro umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yagiranye, ndakeka ari n'itangazamakuru, yababwiye yuko RIB ntabwo ariyo ifata iya mbere ngo ijye kugira umuntu inama ngo naze arege kubera umuntu wamuharabitse. Kandi ahandi biri no kugora byanagoranira muri iyi kese, DJ Crash ntabwo yigeze yerura avuge ngo n'uyu muntu, ahubwo dore icyabayeho, uwo muntu ahubwo wazanye ibyo bintu aramutse amenyekanye, wazanye ibyo bintu byo kuvuga ngo ni runaka, uwo ngo tayari twajya kumubona tukabona nawe ejo bundi bari kumunyuzaho ku itangazamakuru. Ahubwo nge hari n'ibintu nagiye mbona abantu bagiye bibasira DJ Crash bavuga ngo yagenga avuga ngo nyambo, bo none ntabwo bari kwandika ngo yaragenga avuga nyine ngo mu kiganiro ko ari umuntu nyine unuka wazi umubibi wazi unuka ngo umusitari, bo basigaye bandika ngo DJ Crash ngo yavuze ko nyambo anuka, bagenda bamwibasira. DJ Crash nge mbona ashobora no kuba yanarabivuze ari bya bintu nyine byo kugira ngo joking ya story nyine kwa kundi hari ukuntu umuntu aba yakoze ikiganiro uretse haraye mo joke amva nyine hari ukuntu imani umuntu akora ikiganiro noneho akabona nyine kibuze kurangira n'akantu kari bube twende kabonetsemo kugira ngo n'ikiganiro kize gukundwa nyine baza kukireba, agashaka akantu yaza gucomekamo bakamentioningaho bakavuga, noneho abantu bose nyine bagahita kugira ngo icyo kiganiro kiza kurebwa abaricyo bibasiraho, ugasanga n'ubundi yabivuze nta kintu yagamije nta n'umuntu ari kuvuga, ahubwo abantu basanzwe bazi wenda umuntu runaka bagahita bagira ute bamumentioningamo. Ahubwo njyewe yamara kuvuga gutyo abantu bagahita bazamukira na wa muntu uzamukiraho na za bifuze, bagahita batereka nagemo runaka asigare yoga mu nyanja rwagati. Ibyo ni ibikorera erega nawe urabizi gukora ibiganiro by'ubwo basigaye bashaka nyine akantu baza kumentioningamo kugira ngo nyine kaze kuvugwa bya danje, kaze no kwamamara. Urareba abantu ngo bameze nk'abasaze, wabonye ejo bundi umugore waje gutya akavuga ati ngo ngiye ngo ngakeneye ngo niba ari gacyenda cy'imbere ngo karigani biba bivuyeho, wawe uvuze ngo mu kiganiro baravuze ati ngewe rero rwose ngo nandi mu kibaya ngo rukunde ibiki n'ibiki ngo kitazwi. Ariko nyine urumva mw'imihanda umuntu asigaye akora ikiganiro agashaka nyine agastori bari buze kuvugaho, baze gushaka nyine kuba kari gutraininga mu iyo minsi kugira ngo abana akomeza kugira ute kuvugwa. Ahubwo nje nkabona yuko wenda nubwo yaba hari, ariko DJ Crash akaba yaravuze wenda umuntu nazina yigeza mentioning amavuga ati ni runaka, cyangwa se nkanagerageze kuvuga umuntu wumve ngo n'uwo muntu nyine cyase avuge n'ibikorwa byiwe runaka. Reka icyo yavuze cyo we ikintu yakoze nuko yavuze ngo ni inshuti ya runaka.
akantu buriya akantu kabaye kabi kubivuga, kuba yabivuga ni ibintu bisanzwe, yeah, ariko ukongeraho ngo ni umubesito wawe, ni inshuti yawe ya hafi, aho rero niho biba bigiye kugoranya. Niho n'abantu benshi, hari abantu benshi nagiye mbona kuri social media bagiye bazamuka DJ Crash bamutuka, hari n'amagambo bamubwira ntaza kuvugira hano kuri twebwe hano kuri Dreamax TV ntabwo twaza kuvuga ibintu bitagize bidahesha icyubahiro Imana kabisa. DJ Crash Yeah, ikiganiro Fan Code cya MI Empire, yeah, kuri channel ya MI Chopa, zose ziba muri MI Empire. Ni ikiganiro kimaze iminsi 8 kigiye ku rubuga rwa YouTube, yeah, kimaze kurebwa n'abantu 44,000 birenga. yeah, Ikiganiro cy'iminota 45 n'amasegonda 41. yeah, Ntibyagutungura ugiye kubona n'iminsi 2 gusa cyangwa 3, abantu bose baba bari gushaka iki kiganiro, tujye kwiyumvira, tujye kureba byatangiriye. Yeah, ubu ni ubucuruzi, ni business. yeah, iyi ni business, ahubwo ikaba business, hari bamwe bayungukiramo, hari n'abandi bayihomberamo. ubu uri kwicira izina. Hari n'abatangiye gutunga agatoki Irene, avuga ati Irene, ibyo bintu ntabwo ari sawa, urimo urashaka kugenda usekuranya abantu. Ariko nyine ni uko nyine hari abantu baba bashaka guhita bazamura bifu, nyine uba usanga hari abantu bafitanye bifu. Ndakeka Irene nta kosa yaba yarakoze, kuko niba umuntu yaravuze ati ngiye hari abantu nzi nyine banuka bikora mu kiganiro. Urabizi ibiganiro by'ubu ngubu bisaba gucuruza, hari akantu wumva ukavuga ati ninza kugakuramo ikiganiro cyanjye kiraba gipfuye, nawe ari wowe uri gukora debriefing, hari ibintu bakubwira uze gukuramo ukaba utabikora nyine. Nibyo, reka tukiri ku ibyo bintu twabivaho. Abantu, hari n'ikiganiro T Brown yakoranye na Irene. Uri kumva, kugira ngo abantu baze kumva ako kantu. Nyambo amaze ibyumweru 2 akoranye na Irene kuri channel ya MI Chopa. Ikiganiro kimaze kurebwa na 88. Ni ibyo byumweru 2, iminsi 8 gusa abakoranye ikiganiro na DJ Crash, abazanyemo T Brown, kandi T Brown afite relationship na Nyambo. Bavuga ko babivuyemo, ariko nyine bafite wenda aho bigeze guhura ibyo kuba barashwanye, wenda si byo sindi kubigarukeho. T Brown rero babimubajijeho, nyine ubona ko nyine byanamubabaje cyane. Namubwira ati nta muntu wigeze amenshoningwa we ngo ni runaka, ariko T Brown aramubwira ati Irene, ukimara kumva biriya bintu, ati kariya kantu wari kugakata, kubera nk'umuntu umenyereye itangazamakuru, maze igihe kinini mu itangazamakuru, wari uzi ingaruka gashobora gutera. Irene aramubwira ati ibi biganiro dukora, iyi ni entertainment, ntabwo ari filime dukina ngo turakina, niba wabona bibeshye tukatinda. Kuba wabyivugiye ntabwo tuzakujya kukongeramo wavuze. Ariko n'ubundi nyine kuriya nyine ni uko abantu, Irene no mu kiganiro nanjye nacyumvishe yakoze, yavuze ati ngiye n'umuntu DJ Crash yanyankoreye ambwira uwo ari we, ntabwo yigeze kumbwira ngo ni Nyambo. Nkeka ko yavuze ati ngiye rero ntabwo ari we bambwiye. Ibyo nta nubwo twanabigenderaho. Hari ukuntu ubona ibintu bitangiye kuzamuka. Ushobora no kuba ari nawe yanamubwiye. Ako ntawamenya wamugani. Uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Ariko nyine ibyo umuntu avuze nyine ubwita bivuze, ibyo tugomba kugira kugendera. Twe ntabwo tugomba gushaka izindi mpamvu iruhande, kuko uwo babibwiye avuga ati ngewe bambwiye gutya, ni ibi n'ibi bambwiye. Rero sinzi ikintu waba ugiye kongeraho. Nyando uzumva ngo umuntu w'umusitari ukumva yarwaye depression, niba ari umuntu wabasha kubyihanganira, umuntu wabasha kubyihanganira. Ndakeka hari ukuntu nyine baba bakuvugaho. Hari ibintu umuntu agenda agashyira mu bantu, nyine akabyumvisha abantu. Uwo muntu mwanahura, sibyo, wenda atari nabyo,
ugahita utangira kumva nyine kadomora buriya rero buriya nanjye nyine ndiyumvisha buriya nka Nyambo aho bari hari ukuntu nyine ibiriya biboro baba bivuga n'abantu benshi bavuga ati ni Nyambo ni Nyambo, hari abantu benshi baza no kumwegera kugira bumve yuko ako gahuyu koko kariho buriya nawe buriya nawe nyine aho ari hose no mu bantu ashobora kuba agenda afite ipfunwe avuga ati urumva, avuga ati uko biri kose wasanga kano gahuyu nkafite, urumva, cyangwa se ugasanga yirirwa nko mu nzu niba yaramaze koga yakumva bizi icyuya agahita asubira koga akavuga ati wasanga aricyo kiri kugira ute kiri kuzamura aka gahuyu, nyine usanga afite nk'ikibazo buri kanya ashobora no gusanga ari kujya gufata imiti, dore ntihari ahahita ahera turoma babeshya umuntu bamubwira ati iyi miti buriya Alliance Global umwaka mwinshi igihe bagiye gukora, ubwo ngubu bashobora kuba bagiye kumurangira imiti nyo igabanya agahuyu, urumva buriya ndabona bagiye gukora akazi kabonetse ko bagiye gukora n'imiti igabanya agahuyu, kuko ndumva nyine muri sosiyete agahuyu kabaye agahuyu niba umuntu ari n'ukuntu mani biriya biboro nyine babikuvuzeho usibye nyine gukomera abantu nyine, usibye ko abantu bagenda bakubwira n'abantu banakubwira ati hari n'abantu baza bakubwira ati Deburi Banga turumva nta kibazo ufite, ibintu bakuvuga twe turumva ntari bi, ariko wowe ubwawe n'umutima wawe kazajya uvuga ati uko biri kose aba bantu bari kugira ute bari kumbeshya, arumva ati ni ukuncuka abandi hari abakiti baba hafi buri uzanarebe niba uri gukora n'ibintu n'abona utabishoboye, biragoye ko nyine inshuti nyine yaguca intege ati ibintu bavuga buriya dore ikintu kibaho rero Deburi Banga kibabaza abantu, hari ukuntu nyine nka kuriya bavuga ngo umuntu afite agahuyu ibiki n'ibiki kuri aba bizamura n'inshuti ziwe wenda zikaba zibizi ariko zikanga kubivuga ngo batarakazanya cyangwa se ngo barebane nabi, ari busanga bagera iruhande ugasanga nibo bari kubivuga, urumva kwa kundi nyine ni bya bindi tuvuga nyine, ni bya bindi tuvuga nyine, ni bya bindi tuvuga ni bya bindi tuvuga ngo umuntu ngo nyine ngo inshuti yawe niyo ukuvuga ngo niyo ukuvuga, cyangwa se inshuti yawe yakubwira ibintu ukayirakararira, ariko icyiza umuntu ukubwiye ibintu ati ibi bintu bimeze gutya ahubwo wakamushimiye ukamukosora, apana kugira ngo aze kumva ibyo bintu akati iruhande aba ari we ugira ute ubivuga, ushobora no gusanga n'abantu babivuze ari inshuti za hafi. yavuze mu kiganiro yuko bamugiriye inama, baramubwiye nyine ngo azajye kumugira inama, none ndibaza bamwohereza kumugira inama aza no kumugira inama kuri kamera, nge rero buriya ayumve neza, ari n'ukuntu sibyo buriya Deburi Banga kamanze nkubwire, buriya hari abantu nyine urumva ari nk'umuntu uba ushaka nyine kugira ngo avugwe no muri iyi minsi, urabona nka DJ Crash, urabona ntabwo harakivugwa bya danje, urumva havuyeho ziriya nkuru zo kuvuga ngo we na Rage ngo bajyaga bakora ibintu bya danje avugwa mwa kiriya gihe, urumva bivaho, urabona nko mu minsi nyine aba DJ bagenda bavugwa, bumva bavuga ba Felix, bavuga ba Brian, ugasanga we ameze nk'umuntu usa n'uwazimye, we mu buryo bwo kwerekana ko ahari wakavuga ati nanjye ngiye gukora aga challenge, urumva babe bagatekereza